ni amashyamba ateye ubwoba. Hano nta biti bihaba, hano nta biti bihaba, ku buryo yewe n'ibiti n'inyamaswa zibamo. Muhumuza mu mashyamba ya Kongo, biriya bihugu by'Abarabu bakunda inyoni zitwa gasuku. Inyoni yo mu giti cyo muri Kongo, inyoni gasuku imwe ni ibihumbi 10 by'amadolari mu bihugu by'Abarabu. Ako ni akantu gato. Mbese kiriya gihugu buri kintu cyose wahavana nta mafaranga. Abazwa u Rwanda ahubwo byabazwa ubwo Burundi bwatangiye kuvuga iki? Kuvuga ko uwo mutwe ari Gitabara wimura ko uvuye i Kongo uje mu Rwanda. Ukibaza noneho, reka tunavuge ko n'uwo mutwe ari Gitabara wenda waba uri mu Rwanda, nicyo gihita kikubwira gufunga imipaka no guca umubano, cyangwa waganira n'u Rwanda ukababwireka ibimenyetso, dore twamaze kumenya neza aha n'aha n'aha ko muhafite, ukanabigaragaza. iradiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio n'ijwi ryacu twese. Duhuze inshuti bakuzi mukurikira ijwi rya Diaspora One Nation Radio, ndetse kandi mukanakurikira igicaniro TV. Nitwa Simon Muhumuza agiye ubasuhuza. Twizere ko aho muhereye hose mukomeje kugira ibihe byiza. Twinjiye mu kiganiro ukuri wacu cya none, kuba dukurikira murabizi ko kibageraho buri cyumweru, aho tuganira ingingo zitandukanye. Kuri uyu munsi wa none nabwo turongera tuganire, ariko kandi turagaruka ku mubano w'ibihugu bigera muri bitatu. Ni igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo umuntu yavuga ko umubano w'ibi bihugu uhagaze neza. Turifuza muri iki kiganiro kuza gusesengura kugira ngo turebere hamwe ni iki kiri gutuma uyu mubano w'ibihugu byombi kuri ubu ngubu udahagaze neza. Kuri ubu Uburundi bwafunze imipaka yarwo iruhuza n'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo kandi ntabwo umubano wayo n'u Rwanda uhagaze neza, ndetse rwose hari n'amagambo akomeje gukwirakwira hirya no hino y'abayobozi b'iki gihugu, aho usanga yiganjemo kunenga ndetse no gutuka igihugu cy'u Rwanda. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Gusa turaza kubana n'abasesenguzi bagiye kudufasha gusesengura neza iby'iyi ngingo. Turi kumwe na Bwana Egide Ruhashya, akaba ari umuyobozi w'igicaniro TV. Turavugana ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Bwana Egide Ruhashya, niba udukurikiye neza, tuguhaye ikaze mu kiganiro cya none. Ndagushimiye cyane Muhumuza, nshimire One Nation Radio kuba yadutumiye. Ndashimira cyane kandi n'uwo tugiye kubana mu kiganiro, Dr. Buchanan. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Dr. Ismail Buchanan. Dr. Ismail Buchanan akaba ari umwarimu, akaba n'impuguke muri Kaminuza y'u Rwanda, ariko kandi si n'ibyo gusa, ni impuguke muri politiki mpuzamahanga. Nawe turabana muri iki kiganiro, turavugana ari mu gihugu cy'u Rwanda. Dr. Ismail Buchanan, namwe tubahaye ikaze mu kiganiro cya none. Urakoze, ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza tuza kugirana, kandi nshimire nanjye mugenzi wanjye. Tugiye kugirana ikiganiro, twizera ko ari ikiganiro gikangurira abantu kumva neza uko ibintu bihagaze, kandi tugakuramo n'amasomo. Ndumva ari ikiganiro rwose twashimira. Urakoze cyane. Yego, ni ibihugu bitatu nk'uko nari maze kubivuga, turi bugarukeho. Hari u Rwanda, hari u Burundi, hari na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Egide Ruhashya, mbere yuko wenda tuza kubyinjiramo neza, iki kibazo nkubaza na Dr. Ismail Buchanan nawe aratubwira uko abibona, ariko uyu mubano wowe urawusesengura ute w'ibihugu bitatu kuri ubu? Uwuha mwuka ki nk'umusesenguzi?
ubundi kubisobanura usanisha n'ibihugu byombi biragoye kuko ubundi muri biriya bihugu bibiri urimo uvuga Uburundi na Congo, uko umubano wagiye navuga ko usubira hasi mu kubana n'u Rwanda ni ibintu bitandukanye ku ruhande rumwe, yaba Congo yaba Uburundi. Ngira ngo uribuka neza igihe ikirunga cyarukaga kikamerera nabi abanyekongo hariya. Uribuka ko nyakubahwa perezida wa repubulika ari mu ba mbere batabaye kiriya gihugu. Uribuka ndetse ko na mugenzi we Tshisekedi bagize urugendo rusura abo ku mipaka yombi. Uribuka rero imbaraga zagiyemo mu kugira ngo bariya bakongomani bari bahuye n'ibibazo, nyakubahwa perezida wa repubulika batabare, u Rwanda rubatabare. Kiriya gihe rero wabonaga ari ibintu bimeze neza hagati y'ibihugu byombi. Uribuka ko kompanyi y'indege y'u Rwanda yajyaga muri kiriya gihugu nta kibazo gihari, abakongomani bari gukoresha iyo kampani baza mu Rwanda nta kibazo, nubwo n'uyu munsi kuza mu Rwanda kwabo nta kibazo kigihari. Tuzi neza ko abakora business hariya muri kiriya gihugu, cyane cyane abari ku mipaka, uzi ko babika amafaranga yabo mu gihugu cy'u Rwanda. Uzi ko abikorera utwabo bafite business ziciriritse, baba bambuka imihanda, bambuka za boda, nta kibazo gihari. Hanyuma abantu tugiye tubona ibintu birahindutse, tumenye ikibaye. Batangira gushinja u Rwanda ko umutwe wa M23 u Rwanda rwaba rubiri inyuma, ariko bakibagirwa ko M23 uko yabayeho, uko yagiye igirana imishyikirano nabo, ibyanditse muri za raporo zagiye zirangiza inama zitandukanye, ndetse mwibuka ko bigeze no ku Kinshasa bahamara amezi. Icyo gihe nta kintu u Rwanda rwari rubikozeho, ariko umunsi umwe ibintu birahagarara, byitirirwa u Rwanda. Noneho umubano rero utangira kumera nabi. Uhereye icyo gihe nibwo twabonye kampani y'indege bayihagaritse, nibwo twabonye birukanye ambasaderi wacu. Icyo gihe rero progressivement ibintu bigenda gahoro gahoro, ariko byose bishingiye kwitwa ngo ni M23, u Rwanda ruyiri inyuma. Nayo igihugu cy'u Burundi uzi ko hashize amezi 15 gusa paka wari ufunguye, barongera barawufunga, ibintu byari bimeze neza. Abayobozi batandukanye bo mu gihugu cy'u Rwanda bagiyeyo. Ndibuka ko ku nshuro ebyiri minisitiri w'intebe Dr Ngirente yagiye muri kiriya gihugu ahagararanye kwa perezida wa repubulika. Twabonye first lady yagiye muri kiriya gihugu, ndetse agomba kuba yaranarayeyo, ariko na first lady wa kiriya gihugu yaje mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe umuryango RPF wari wagize iteraniro, barimo batora uzahagararira umuryango RPF nk'umukandida kongera kuyobora RPF. Icyo gihe chairman wari ucyuye igihe perezida Kagame arongera atorerwa nanone kongera kuyobora umuryango RPF. Icyo gihe CNDD-FDD baratumiwe, bari bafite umwanya wabo, ndetse banavuze ibyishimo bagize mu kuba bari hariya. Ariko nanone nko gukubitwa n'inkuba, abantu bamenya ko umupaka wafunze nyuma y'amasaha 2 bawufunze. Abanyarwanda batangira gutotezwa, abanyarwanda batangira kumererwa nabi hariya, bavuga ko badashaka umunyarwanda kuri ubwo butaka. Nta wamenya aho ibyo bintu bivuye. Nakubwira rero ko ari ibihugu bitandukanye mu buryo bwo kugira ngo twumve ikirimo kiba ku mubano w'ibyo bihugu n'u Rwanda, ariko aho bihurira ni iki? Aho bihurira ni uko kimwe cyemfuranshije ikindi, kimwe cyasabye ikindi gukora gityo. Mu by'ukuri rero u Rwanda ni igihugu iteka gishaka kubana n'ibihugu by'ibituranyi, ni igihugu gishaka kubibanira neza, ariko ntabwo rwose mubwiza ukuri ishyari ry'ibyo bihugu bikunda ko babana n'u Rwanda. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko u Rwanda ruravuga ruti dufite uburyo twatakaje igihe, dutakaza n'abantu. Dukwiye rero gukoresha umuvuduko udasanzwe kugira ngo tugere aho tugera. Niba abantu batambuka mu iterambere, twebwe tugomba kwiruka. Niba abantu bakora amasaha
umunani, atandatu, icumi, twe tugomba kujya dukora 18, 20 kugira ngo twihute mu iterambere. Hariho rero ibintu byinshi cyane u Rwanda rwashyize mu ngiro bituma abantu batumva impamvu ari uko bimeze. U Rwanda rwabaye rwa mbere muri iki ngiki, u Rwanda rwatoranyijwe gutunganya iki n'iki, u Rwanda rwakiriye inama iyi n'iyi, nyakubahwa perezida wa repubulika yatumiye mu nama zifata ibyemezo byo ku isi. Biriya bintu ni ibintu badakunda, ni ibintu babona bakavuga batari kubera iki u Rwanda. Iyo rero ibyo bintu by'ishyari bikomeje kujya mu muntu bikamuronja ni biriya byose ubona. Urumva u Rwanda ubu ngubu umuntu araza akavuga ati ntabwo twigeze tubona iterambere ryihuta, ntabwo twigeze tubona isuku ingana gutya, ntabwo twigeze tubona abantu bakira abantu gutya, ntabwo twigeze. Iteka ugenda wumva iteka turabibona iyo bise ingagi, kuriya kuntu bahamagara abantu bari influential ku isi kuza kwita abana b'ingagi, iteka ufashe ijambo uzumva icyo avuga. So ibyo rero navuga niki ni uko mu by'ukuri umubano w'u Rwanda n'ibyo bihugu warumbajije, kimwe cy'influence ikindi, ariko nanone ku mwihariko cyane cyane nk'u Burundi nko guhita bavuga ko ngo hari ababateye bavuye mu Rwanda. Ibyo bintu tuzi neza ahubwo ko u Rwanda rwafashe abantu bari muri abo bavuga ngo babatera, u Rwanda rurabashyikiriza, bafata amabisi rurabajyana rubagezayo. None uyu munsi bakavuga ngo rwabahaye ibiro, rwabahaye training, ngo ruha amafaranga. Ni ibintu by'urwitwazo. Ahubwo bo umuntu akababaza ati nk'uyu munsi ibitwaro barimo barundarunda ku mipaka, ko ibintu birazwi, umuntu arimo arabibona, ubikamandinga umuntu aramuzi, dushatse twavuga n'amazina yabo hano. So ntabwo rero mu by'ukuri yakubwira impamvu yabyo, ariko ikiri cyo niki ni uko u Rwanda rurugariye umutekano w'u Rwanda. Bashinzwe rwose umutekano barawurebera hafi, nta kizakoma abanyarwanda mu nkokora. Niko nyakubahwa perezida wa repubulika yatubwiye ati muryame musinzi. Iyo rero atubwiye ikintu nk'icyo ngicyo, uwumva arumva. urakoze cyane bwana Egide. Hanyuma Dr Ismail, wowe wisesengura ute uyu mubano w'ibihugu byombi muri iyi minsi? Urakoze. Reka nkubwire ngo ntabwo najya kure y'ibyo mugenzi wanjye Egide avuze, ariko birababaje ku rwego ntazi n'uburyo ndanabiheraho, kuko mu gihe nari nzi ko iki gihe turi kujyamo, imyaka turi kujyamo ari kwishyira hamwe kw'ibihugu, mu gihe nari nzi ko bamwe babonye amasomo uburyo ibihugu bya Afurika cyangwa n'ibindi ku isi uko bibayeho bitewe n'amateka atandukanye. Reka duhere nko ku gihugu cy'u Burundi. Mbere ya byose, urazi neza ko igihugu cy'u Burundi ibibazo byakunze kuba byahereye mu 2015, muri cya gihe havugwaga za kudeta, igihe cy'uwariho nyakwigendera Nkurunziza. Birakubita gatoya, mahanga n'ibiki, abarundi n'iki birazamuka, ariko ibihugu biricara bigerageza kwicara hasi biraganira. Uranabyibuka nk'uko na mugenzi wanjye Egide bivuze, wibuke neza ko u Rwanda rwohereje intumwa nyinshi zishoboka kugira ngo habeho ibiganiro bikwereka politike y'u Rwanda n'inzira iki gihugu cyacu kiba gishaka gufata. Ariko ibyaje kubona mwarabibonye, yewe yavuze n'abayobozi bose na nyakubahwa perezida wa repubulika afashe urugendo, ariko kugeza aho amariye kuvayo, niringira neza ko mwavuze na First Lady, mwavuze na Minisitiri w'Intebe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, murabyibuka abakuru b'ingabo na nyakubahwa perezida wa repubulika arihagurukira ajyayo. Ariko cyaje gutangaza perezida w'u Burundi kuki adahaguruka, kuki atahagurutse ngo nawe avuga ati reka njye gusura abo banyarwanda nubwo twagiranye ibibazo. Aho rero harimo ihurizo rikwereka ko ninde wagerageje amahirwe yo kugira ngo ayo mahoro agaruke, kuko twebwe abanyarwanda nk'uko na Egide yari abivuze, niringira ko intambara tugomba kurwana niyo gushyira igihugu imbere mu byiza, kuko aho twavuye tuhazi n'uburyo hameze. Muranabizi tukuze no kuvuga umugani wo kuvuga ngo
iyo inzu y'umuturanyi wawe ikongotse nawe witegereze ko n'iyo yawe idashobora kubura uko yafatwa. Aha rero niho hatera ikibazo. Ejo bundi rero mwumvishe imbarutso y'ijambo perezida w'u Burundi yavuze, arivugira mu gihugu agaragaza ko umutwe wa Red Tabara ari umutwe ufite icyicaro mu Rwanda. Biratangaje kumva umuntu umukuru w'igihugu nk'uriya uvuga ngo ikibazo afite ni Red Tabara ifite icyicaro mu Rwanda, kandi azi neza ko amahanga, azi neza ko umuryango w'abibumbye, azi neza ko Kongo ubwayo abayobozi bayo bazi neza aho uwo mutwe ubarizwa n'aho uri n'icyo ukora. Aha ndashaka kugira ngo nkubwire ngo ibi byo guterana amagambo niringira neza ko bitabazwa u Rwanda, ahubwo byabazwa ubwo Burundi bwatangiye kuvuga iki, kuvuga ko uwo mutwe ari Tabara wimura ko uvuye i Kongo uje mu Rwanda. Ukibaza noneho reka tunavuge ko n'uwo mutwe ari Tabara wenda waba uri mu Rwanda, nicyo gihita kikubwira gufunga imipaka no guca umubano, cyangwa waganira n'u Rwanda ukababwireka ibimenyetso, dore twamaze kumenya neza aha n'aha n'aha ko muhafite, ukanabigaragaza. Noneho tukagaragaza ngo u Rwanda rwanze kuganira, rwanze ibyo bimenyetso, icyo kibazo ukagishyira ku gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Aha rero nicyo ngira ngo nkwereke ngo ibyo ari byo byose uyu muyobozi afite icyo yari amaze kugeraho n'icyo yashakaga, kuko guhita afunga umupaka, niringira neza ko Red Tabara iri mu Rwanda na ambasade y'u Rwanda twaba turi kuyumva i Burundi. Yewe se nta n'umunyarwanda n'umwe waba ukiri ku butaka bw'i Burundi. Uko nzi igihugu gitekereza n'ibyo gikora akenshi, ariko akenshi hari igihe bibeshya cyane, bakumva ko bagiye gukora nubwo bari gushyira mbyite gukoma amashyi se cyangwa gufata inyuma ibyo Tshisekedi nawe yavuze. Reka tuve no Burundi tujye no muri Kongo. Uriya mugabo mu gihe cy'amatora avuga ngo ategereje kwatsa umuriro ku Rwanda, ariko si n'u Rwanda gusa, uwo ashaka ni Kagame kumukuraho ngo kuko abanyarwanda bo nta kibazo bafite n'ubuyobozi bwe. Ariko hari igihe rimwe nibaza niba abayobozi dufite b'iki gihugu, ibihugu bya Afurika, hari igihe banatekereza rimwe na rimwe ngo bavuge muri ijambo ugiye kuvuga kamanze, cyangwa se banafite n'abajyanama. Niyo wanavuga kuki utanagoreka ngo unagaragariza ibintu niba binakubabaje, ariko wibuke ko diplomasi ari ikintu gikomeye, kuko u Rwanda narwo ruramutse ruhagurutse rukavuga rugasubiza, n'ubwo uwo mwanya nzi ko uwo mwanya utanaboneka wo gutera amagambo, ibikorwa byo byakwivugira. Ariko niringira neza ko uyu mugabo w'u Burundi ahaganisha haragaragara, nta mwana uri kuri ino si. Reka tujye tunavugisha ukuri, ni ibintu biri ku mweru n'umukara. Ni ukuvuga ngo icyo akora ni uko ari gushaka kubera n'indamukino n'icyo bizamuramura by'ibyo wenda yumvikanye na Perezida Tshisekedi mu kugira ngo badestabilize aka gace, bagaragaze ko bafite ikibazo. Sinzi M23, sinzi Red Tabara, ese bibuka ko na FDLR bari bo bayicumbikiye? Ahangaha nkumva rero rwose Simeone ntabwo nakubeshya, igihe kirageze ko ibi bihugu tubwizanye ukuri. Reka ndangirize rero ku cyerekeranye n'ibikwereka ikibazo cy'aba baperezida bombi. Uyu yari n'umukuru w'umuryango West African, perezida w'u Burundi. Reba aho byageze ejo bundi, Tshisekedi agiranye ibibazo na perezida William Ruto wa Kenya. Bikugaragariza, uribuka ko na Kenya ikimara kugera hariya, urebe uburyo n'ikibazo cy'amoko cyokamye aba baperezida bombi. Niwibuke ingabo za Kenya zigeze hariya zihabwa misiyo yo gukora iki, yo kugarura amahoro, ariko mu buryo bunyuze iki, kureba ko nta mutekano muke cyangwa se abaturage batakwicwa hariya. Buriya izo ngabo iyo zoherejwe zigomba kuba netre, zigomba kugira guhagarara ku mpande zombi, ntabwo zigomba kubagana. Ari nacyo umukuru w'ingabo yababwiye. Ariko ingabo zikihagera icyo byakoze, n'abayobozi bamwe ba Kongo benshi cyane muzi, ba minisitiri b'itangazamakuru b'uburezi, murabizi, ingabo za Kenya zageze hariya ni abatutsi, basa nk'abatutsi n'abatari n'abatutsi. Urabyibuka izo mvugo za hate speech n'amagambo atakoreshwa umuntu w'umuyobozi. Bikwereka imitekerereze n'ibikorwa aba bayobozi dufite bagira barimo barakora, cyane cyane Kongo n'u Burundi. Aha rero nkumva
n'ubitwemerera tukagenda tugira no dipo n'abantu bamenye ukuri, ntihakajye hagira umuntu unyura ku ruhande, dore ko no kuvuga cyane tunyuza ku mpande ari nabyo biha abantu bamwe kwiha kuvuga u Rwanda batazi u Rwanda, ari abanyarwanda bamwe bahunze iki gihugu, mujya mu mwumva abanyarwanda bamwe b'abahezanguni bashaka kuzamukira nk'aho urabibuka ba Nahimana kuri za nani zabo za Facebook birirwa bidegembura, bibuka za izo za jambo zaho ngaho ziri mu Bubiligi n'iki n'abandi muri Amerika nk'aba Professor Kambanda n'abandi. Ibi byose bigomba kugira ngo bigaragare bihinahindure isura n'amagambo amwe akoreshwa, kuko abo icyo bifuza aba perezida b'ibihugu byombi ni ukugira ngo abanyarwanda bamarane basubiranemo bavuge ngo byacitse kandi nta n'ikibazo kinahari. Gusa nk'uko nanjye Egide yarabivuze, igihe kirageze ko tubabwiza ukuri ko ntibishoboka kandi ntibizashoboka. Urwango mufitiye abanyarwanda ntirushobora gushoboka. Abanyarwanda n'ubuyobozi bwabo bari kumwe, bafatanye nk'ingufuri n'urugi, bafatanye muri rompu ntishobora gukora iki, uraza ukayizenguruka ariko ntushobora kubona aho ihurira uretse kuzenguruka. So bari kuzenguruka rero aho batazinjirira. Nicyo nababwira, ibyo ari byo byose u Rwanda rurarinzwe kandi turyame dusinzire. Ibyo bavuga ntabwo bizashoboka, bizahora mu magambo. Ni bya bindi nyine twamenye ejo bundi ko harya ngo ni ikibyimbe cyangwa ni igipurizo. Ubwo icyo nshaka kuvuga muracyumva, ntabwo cyicwa n'isuka cyangwa ikibomorwe na katyusha, ni agashinge gato gusa unyuzaho byose bikarangira. So nkumva rero igihe kirageze ko abanyarwanda imyaka 30 ntabwo nta bana barimo, nta utazi ibibazo by'abaturanyi dufite. Icyangombwa ni uko dukomeza tukajya imbere, tukubaka igihugu cyacu, tukarinda umutekano wacu, tukagira ubumwe dufite n'ubwiyunge. Mujya mwumva twagiye tuvuga bumaze kugera ku kigero gishimishije, abanyarwanda bamenye ukuri. Sinumva ko harimo watusubiza inyuma. Nicyo nagira ngo mvuge, ariko dufite abaturanyi rwose bamaze guteza ikibazo gikomeye, ariko buhoro buhoro bazagenda bamenyekana. Nicyo navuga, niyo position yanjye nari mfite. Urakoze Dr. Hanyuma ukiri aho ngaho n'ubundi ngira ngo ubikomojeho, ubwo yatangizaga inama y'igihugu y'umushyikirano wa 19, Perezida Kagame yagarutse n'ubundi ku byinshi bimaze igihe bivugwa, agaruka ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ariko noneho ngira ngo yari na nyuma y'uko hari amagambo menshi twagiye tubona aturutse mu perezida cyangwa se n'abandi bayobozi b'ibi bihugu by'ibituranyi. Arangije aravuga ati ntabwo ngewe nigeze nk'umwanya abantu batukana cyangwa se basebanya, ariko aravuga ati ntimugatinye ibitumbaraye. Arabikomozaho ngira ngo nawe wari ubikomojeho. Benshi baribajije kuri iriya jambo, baravuga bati se ni Perezida Tshisekedi yasubizaga cyangwa se Ndayishimiye? Ese hari undi ubwiraga iriya jambo? We warisesenguye ute? Nzi ko warikurikiye nawe ry'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Urakoze cyane. Ni ijambo rigaragaza umuyobozi dufite, ijoro n'amanywa atarara, ahagarariye cyangwa akorera ku nyungu z'abanyarwanda, atireba we nk'umuyobozi w'igihugu, ahubwo abanza kureba inyungu z'igihugu n'abanyarwanda. Ni ijambo uwo ari we wese yakwishimira mu rwego rwo gutinyura no guha icyerekezo abanyarwanda. Ni ijambo rwose yavuze muri rusange ryubatse imitima y'abashobora kuba bahungabana kubera kutamenya no kureba ibiri kuba, bakumva ubwoba burabatashye. Ariko niringira neza ko igipimo cy'abazamuye bareba iriya jambo babonye ko ibyo ari byo byose bararinzwe, bafite ubuyobozi, bafite igihugu bagomba kugirira kandi gifite agaciro. Ni ijambo ryihaye agaciro ubwaryo. Ntabwo umukuru w'igihugu yagaragaje itandukaniro riri hagati y'umuyobozi w'u Rwanda, kuko umuyobozi w'u Rwanda nyawe n'abandi bayobozi tuzi ahangaha birirwa batukana. Erega nuko abantu bashaka kugira ngo bakuremo akantu, ntabwo ijambo ari bitumbaraye yashatse kuvuga. Muri rusange yashatse kubwira abanyarwanda ngo mwicare mutuze, ibiguruka byose
ibyisunika byose siko biza birigitana ngo birabahutaza. Mwicare mutuze, aho abandi bakora amasaha 2 mwe mukora amasaha 10 mukubigangaye. Bira nicyo kuvuga ngo mukomeze dukomeze umuhigo. Ibyo twiyemeje 2050 turi 2036 tirageze, dufite vision 2050 dukomeze. Nibyo Jide nyine avuga ngo mu bucuruzi, mu buhinzi, mu bworozi, mu buganga, mu burezi, nimureke dukomeze duhiga imihigo ikomeze. Nicyo bishaka kuvuga. Abari bahungabanye mushaka kugira ubwoba, abari bumvaga ko kuvuga kwa bamwe muri bariya muri bamwe bavuga sinabariya gusa. Bya jambo rishyize uwo ari we wese wanatekereza kurota ko yafata santimetero out ya 26,338 bigize iki gihugu agakora na santimetero, ni icyizere y'abanyarwanda ntibishoboka. Kandi koko ntibishoboka, ibyo nanjye nabikuhagarara nk'umunyarwanda wo kukwereka ngo igihe kirakeza ko abantu bagizwe ukuri. Ibi byo kwirirwa dukirigita igihe cyacu byararangiye. Ikindi cyane akongeraho icyo byanyeretse sa magambo abanyarwanda tugomba kubaho dukurikira twumva ibikorwa birivugira. Impamvu mbikubwira ni iki? Impamvu nshatse kubikwereka bamwe muri baravuga bariya bo hakurya banarangiza rimwe bakanayoba. Mwaranabibonye mwumvishe ejo bundi Rubavu, umwe mu basirikare 3 bamwe bambutse bayobye bari kubaririza. Urabaririza ukinjira i Rubavu, ni Iringara bavugaga, ni Igifaransa bavugaga, wenda ko batugira ku twe ku buryo wageze mu baturage ukabibaza nyinyi watugana, umuntu akabavuga ati twebwe turabakavuga Igiswahili cyangwa ni Ikinyarwanda yahuye nabo. So icyo nshaka kukwerekana ngo ubwo buriganya no gushaka kutwereka ko anytime mwabyuka mugakora icyo mushaka, iki gihugu niho ashaka kwereka ngo hangi iki gihugu kirarinzwe. Ni bya bindi ngo Rwanda iko imara, no kuvuga ngo utaranabona n'intambara, utazi n'intambara azaza baze uburyo intambara irwana bamubwire. Kubera ko abamwe muri bano bayobozi hari igihe bumva ko intambara ari ikiza byose. Oya, amahoro, ibiganiro nibyo byatumye uru Rwanda rwiyubaka, kubana n'abandi neza. So nahanga nashaka kwereka ko ibyo ari byose muri make nko kwarumbajije iri jambo mu busesenguzi bwanjye bwavuga ngo cyari igihe nyacyo, cyari igihe rivugiye igihe hariho igihe nyacyo, ku gihe twese abanyarwanda twari dutegereje kumva ngo ibi bintu ni ibiki. Ni nko kutubwira ngo muryame musinzire ntimwibagirwe gukora, kuko u Rwanda twebwe tugomba kugikomeza imbere. Nicyo numvise ijambo ryashatse kuha abanyarwanda, kubagarura icyizere no kubaha agaciro bafite. Turi abantu nyine, harimo bashobora guhungabana kubera ibyo babona, ariko n'ibi biganiro tuba dukora nabyo biba bigiwe ngo nyabuneka urahungabana n'iki, n'ibiguruka n'ibitumbaraye. Igisubizo cy'ibitumbaraye ni kariya kantu nyine ujombamo nta kindi, ubundi byose bikagira ubuse ko bavuze bigeze hehe. So numva ko ibyo ari byo byose umukuru w'igihugu ari umukuru w'igihugu, ariko umukuru w'igihugu agomba gutandukana no kwireba ubwe, ahubwo agomba kurebera igihugu n'abaturage aho kigomba kugana, y'icyo abafasha akabafasha mu kugira ngo kigere aho gishaka. Nicyo numva iri jambo ryagize. Naho kuvuga ngo babwiye Tshisekedi, babwiye perezida w'u Burundi, babwiye numva ko atari bo yabwiraga. Ubwo yabwiraga bariyizi, mbere ya mbere yabwiraga abanyarwanda. Abo ngumva nta mwanya bafite, kuko burya ni perezida w'u Rwanda, ntabwo ari perezida wa Kongo, ni perezida w'u Rwanda, ntabwo ari perezida w'u Burundi. Ntabwo u Rwanda rwivanga mu madosiye y'abandi. Abo yabwiraga n'abanyarwanda bagomba kumva ibyo mubona. Ndagira ngo nimukore, mukomezemo inzira twiyemeje, ibindi mu biturekere. Abagomba kubigira, hari inzego, dufite inzego zitandukanye hano. Niba bizajya mu mutekano bizajya mu mutekano, bizajya mu buzima bizajya mu buzima, ariko mwebwe mu buzima bwanyu turabasaba ko mukore mujya imbere. Numva ko abo yabwiraga n'abanyarwanda, kandi baramwumvishe n'amaboko yombi, kandi bazi icyo bashaka. Abanyarwanda burya nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi utarize isomo sinzi icyo yabatekereza, nicyo ngira ngo nongereho. Ubwo rero wenda tunavuze n'abandi ubundi ashaka kuvuga, bumva ko bakwandika intambara yo kuri Twitter, bumva ko bakubita intambara y'amagambo
nabo nibumvireho babone ko turiko tayari no kuvuga ngo kubana n'uwo ari we wese, kubana n'ubishaka n'utabishaka tuzabana, ariko igisubizo nta kindi nicyo kumubwira ngo abanyarwanda turashaka kubaka igihugu, turashaka umuvuduko, ibindi ni ibyanyu, ntabwo arinjira agasohokera mu kundi, ariko uzashaka kubana n'abanyarwanda ni karibu, ku buryo yaza tugafatanya mu kubaka igihugu. Nicyo numva ari jambo ryashatse kubwira abo bose. Murakoze. urakoze cyane Dr. Hanyuma Bwana Egide Ruhashya, ku bazi umukino w'amakarita hari icyo bita iturufu, ariko kandi ushobora gukina nabi ikarita wari ufite kugira ngo wenda uze gutsinda umukino ukayikina mbere, cyangwa se wakinana neza wenda ukaba wanayikina nyuma ukaza gutsinda. Ababonye Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba na mbere y'amatora noneho no mu gihe cyo kwiyamamaza, yagarukaga kenshi cyane ku Rwanda. Abasesengura bakavuga bati iriya ni iturufu yo kugira ngo Tshisekedi abashe gutsinda amatora. Ariko noneho na nyuma y'amatora aho atsindiye, niba ariko twavuga, nabwo yongera kumvikana agaruka ku Rwanda ndetse no ku mukuru w'igihugu cyarwo. Umuntu yavuga ko Tshisekedi ese koko yari iturufu cyangwa se ibyo arimo aracyakomeje? Ubisesengura gute Bwana Egide? Muhumuza, uyu muyobozi w'iki gihugu ibintu byose akora, iyo urebye usanga ni ukuyobya abaturage. Iyo umaze imyaka 5 waratowe ushaka kongera kwiyamamaza ngo wongere utorwe kuyobora indi myaka 5, imbere y'abaturage hari uburyo bakubaza bati ariko ubundi kugira ngo tugutore watumariye iki? Hariho rero ibiba bigomba kugaragara. Ese hari imihanda yabubakiye? Ntayo. Ese hari amavuriro yabubakiye? Ntayo. Ese ko kiriya gihugu gifite baraje ya Inga, baraje ya Inga ibishobora gucanira Afurika yose, ndetse ukaba wanasagurira n'izindi kontinent. Ni ahantu hangana iki hafite electricité muri kiriya gihugu? Ese ubukire bwa kiriya gihugu bubenefisia abakongomani bangahe? Ubukire bwa kiriya gihugu bajya bavuga ukuntu kimeze, buriya bavuga ngo actually kiri mu bihugu bijyanyuma bikennye kandi uzi umutungo gifite. Iyo urebye kuko bakunda kubishyira ku mbuga nkoranyambaga, iyo urebye discipline y'abaturage bacu, cyane cyane ingabo, ushobora kuvuga ngo kiriya gihugu guverinoma imarira iki izo ngabo zabo? Ko ari abantu birwanaho mu kugira ngo babeho, ugasanga barambura abaturage, ugasanga barabica, ugasanga noneho rero yanazanye ikintu kitajyaga kiba muri kiriya gihugu. Burya kiriya gihugu cyagiraga amakosa yose, cyagiraga amafuti yose, ariko buriya kiriya gihugu nta bintu by'umwiryane ugendereye ku moko yari ahari. Ndavuga amoko yabo kuko ayandi FDLR, interahamwe na za exfar bari barabijyanyeyo, ariko ikibazo cyari ku batutsi bo muri Kongo n'abandi baturage. Ariko ubu noneho we yazanye ibindi bintu by'abakasayi, yazanye abantu bitewe n'ahantu abantu bagenda bavuka, uduce bagenda bavuka, ubu nabyo byamaze kugerayo. Ibyo ni ibintu bishya bije kuri Tshisekedi. Kiriya gihugu bashoboraga kumubaza bati nubwo wagiyeho tutagutoye ku mpamvu z'imbaraga twebwe tutabasha kumenya, ariko nibura utumariye iki? Ese abantu bayobeye ko yagiye akazana ibyo bita des copains babanaga i Buruseli, arabazana abari bagira abajyanama be. Dr. Bukanani yahoze avuga ati burya umuntu ashobora no kugira umujyanama akaba yakubwira ati nyabuna nyakubahwa perezida wa repubulika, ibyo bintu ntuze kubivuga, ntabwo ari ibintu bikwiye umuyobozi nkawe, kuko umuyobozi wo ku rwego rwawe iyo avuze ikintu sometimes kibenterprete gutya, sometimes hari igihe uvuga ikintu kikaba itegeko, sometimes hari igihe uvuga ikintu kigafata y'indaperere umuntu atari yatekereje. None uramenye, ariko kubera ko dekope bo mu kabari k'i Buruseli Matonge ntago bakugira inama irenze iyo ngiyo, baba babona ibyo ngibyo nyine uko wabipanze nibyo bizima, urumva? So abaturage rero baravugaga bati uyu muntu nubwo
imyaka 5 ashize ntacyo tumariye, ntabwo tugomba kuzamutora. Urabizi ko n'ubundi n'amajwi yaba ibyuma wabonye ko byagendaga, barabyibye, barabiteruraga abapolisi bakabyirukankana, ibindi babisanze mu mazu y'abayobozi, ibyo byose urabizi. Ariko noneho yagombaga kuyobya abaturage mu kintu cyerekeranye n'intambara, yagombaga kuyobya abaturage mu bintu byerekeranye n'ibi byo kuvuga u Rwanda, kugira ngo abibagize kubabaza icyo yaba yarabakoreye. Iyo ugiye hariya ugahagarara umukuru w'igihugu ukavuga ngo imigabo n'imigambi yanjye mfite mu gihe naba nkimara gutorwa, ni uguhita mpamagara abasenateri, parliament, bose bakamuha uburenganzira burasa u Rwanda. Ati kandi harasa nicariye ahangaha Kinshasa bikagenda bikagerayo. Iyo niyo migabo n'imigambi yari afite akimara gutorwa. So abantu rero barangara muri icyo kintu, bakarangara muri icyo kintu, ugasanga ibindi byangombwa ntabwo babigiyemo, ntibashatse kubaza byinshi. Yafashe abandi bayobozi bari bashatse kwiyamamaza, bose arabagura. Urabyumva, uretse Moise Katumbi, sibyo? Yafashe arabagura bose, bakajya bakora nk'aho bari kwiyamamaza, ariko ntabwo byari byo. Arangije batangira kwica abayoboke ba Moise Katumbi. Icyo gihe kandi ikibazo ni kimwe, ibyo bintu bikaba isi karebera, abajya bandika binyamakuru byandika ibivuga ntabwo byigeze bikokora, ntibyigeze bivuga, ntibyagize bakarebera. Umuntu akibaza kubera icyo ari uko bimeze, ariko byose bijya mu kintu kimwe. Kiriya gihugu kigomba kubamo desordre ku nyungu z'ibihugu bikomeye, kugira ngo bazakomeze baze bavome. Hagiyemo ordre, buri muntu akamenya aho ibuye riri, buri muntu akamenya urishinzwe, buri muntu akamenya uricukura, buri muntu akamenya uwo ribazwa, buri muntu akamenya ubara. Ntabwo icyo gihe ababenefisiya bariya mabuye y'agaciro yabo byagira icyo bibamarira. Muhumuza, ibihugu by'i Burayi abaturage bahembwa badakora. Hano habaho za benefit zihembwa abantu bidakora. Hano habaho kwiga ukava muri maternelle ukiga primary school, secondary school, ukajya muri university ntacyo wishyura. University wenda baba bavuga bati uzayige nuyirangiza tuzajya dukura udufaranga dukeya ku mushahara wawe kwezi igihe bizarangira. Ariko iyo ugiye gukora ahandi se bayavana he? Hano uvurirwa ubusa muri ibi bihugu. Ahangaho umugore ubyaye baramuhemba, Muhumuza, baramuhemba umugore ubyaye. Iyo ubyaye 2 bongeraho, iyo ubyaye 8 ubwo niko bagenda bongeraho amafaranga. Ahangaho inzu ni ubusa, bago baravuga urabyaye, okay, inzu yawe rero iri hariya uzagenda ubemo. Ibi bihugu byibara niko bimeze. Icyo nshaka rero kukubwira ni ikintu uko nta petroli bagira, izo zahabu ntazihaba, za diamant ntazihaba muri ibi bihugu. Ushaka kumbwira ngo uwo mutungo ukora ibyo byose uva he? Wibwira ko umunsi umwe bazafata speech bakavuga ngo guhera uyu munsi rero baturage bo muri ibi bihugu mugiye kujya mwishyura amashuri, imiriro yakwaka, mugiye kujya mwishyura ubuvuzi, imiriro yakwaka. Bazajya bajya muri Kongo bavome, nibamara kuvoma baze batunge abaturage babo. Niyo mpamvu hariya hagomba kuba mu kariya kavuyo, ariko nabo ntibabona. Yaba bari babashije kubona kiriya gihugu, wari uzi ko igiti kihaba nta handi kiba. Za Libuyu, za Muvula, n'amashyamba ateye ubwoba. Hano nta biti bihaba, hano nta biti bihaba, ku buryo yewe n'ibiti n'inyamaswa zibamo. Muhumuza, mu mashyamba ya Kongo, biriya bihugu by'Abarabu bakunda inyoni zitwa gasuku. Inyoni yo mu giti cyo muri Kongo, inyoni gasuku imwe ni $10,000 by'amadolari mu bihugu by'Abarabu. Ako ni akantu gato. Mbese kiriya gihugu buri kintu cyose wahavana ni amafaranga, ariko ntibazi kujera igihugu cyabo, bazi kumenya ubukire bafite, bazi korodona ubukire ngo babubyaze umusaruro, bubaka igihugu cyabo, batunge abaturage babo neza. Babikoze ifaranga rya Kongo ryarutira $1. Ariko
bafata amafaranga bagashyira mu mifuka bakagura amazu. Ubu amaze kugura amazu, nigeze no kubyerekana naho yayaguze naranayafotoye. Yarayaguze ubu muri Kongo, muri Buruseli, amashata abiri. So iteka bose niko babigenza, baragenda bakagura hanze bakabika hanze. Igihe cyagera ni kwa kurya kumva ibihugu bifunze amakonte yabo, barabifurizinze, kandi babifuriza nibura banabisubiza n'igihugu byavuyemo. So mu by'ukuri icyo nashaka kuvuga nuko iteka ibi byose baba bavuga ngo tuzagira gutya tuzagira gute, babarangaza abaturage, bibagirwa ibyo bakagombye kubabaza bati twebwe dore turapfa, inzara yatwishe. Nk'i Burundi par exemple, i Burundi ni igihugu ubu ngubu nta madovize abayo, nta electricity ihari. Amazi, hari kampani ejo bundi yaje igura Regideso, kampani ya South Africa. Ndakubwiye ngo igitoro, ibiva ku gitoro, petrol, essence, bakora umurongo sitasiyo zose zo mu gihugu. Umuceri ntawe uhaba, amakara mutonda umurongo, kuvoma mu mujyi wa Bujumbura abantu bajya kuvoma. Urabyumva? So ubuvuzi, baza kwivuza mu Rwanda, ngira ngo urabizi. Abifite abana babazana kwiga aho ngaho muri za boarding school mu Rwanda, ngira ngo urabizi. Nta kintu na kimwe hariya kiri gukora. Ubu bari gucuruza abasirikare kubera ko Tshisekedi avuga ati nimwohereza ingabo ndazikubira umushahara inshuro 8. Ariko izo nshuro 8 ntabwo amafaranga yakira wa musirikare waje ku rugamba. Yoherejwe i Bujumbura nuwo akazahembwa yandasanzwe yandi yandajya. Abari muri Somalia the same thing. Imishahara yabo UN yakagombye kubahemba, ntabwo ari uko bigenda. So ibi byose ni iki? Ni ibihugu biri mu ngorane za ekonomi, biri mu ngorane z'ubuyobozi, biri mu ngorane z'uko biyoborwa, ariko baba bagomba gukubitamo ako kantu kugira ngo abaturage barangare. Nibarangara, barangarire ibyo ngibyo biri kuvugwa, barangarire social media, barangarire amagambo y'abayobozi babo bari kuvuga, bibagirwa kubabaza ngo ariko ko dupfuye. Urumva? Icyo ngicyo nicyo navuga. Ntabwo rero twebwe abanyarwanda tuzabigendaho, twebwe tuzakomeza gukora ibishoboka. Sibyo, sinzi niba gufunga imipaka yabo hariho ikintu kinini u Rwanda ruzabihombamo. Ikindi kandi nyine abarundi, abakongomani, urabizi ko barisanga mu Rwanda. Uzaza tubane, uzashaka kwisubirira azisubirayo, nta kibazo gihari. Nge ndumva icyo warumbaje ariko nagisubiza bwana Muhizi. Urakoze cyane. Urakoze cyane bwana Egide, ngira ngo unasoje ku kintu nari ngiye kubaza Dr. Ismail Bukanane. Ngira ngo abantu iyo barebye ekonomi z'ibihugu byombi, hari ababibonye baravuga bati se Kongo ifitanye ikibazo n'u Rwanda, hajeho Burundi, ariko iyo usesenguye ku Burundi, Kongo wenda twayigarutseho cyane, ariko Burundi uku gufunga imipaka, ese koko ni u Rwanda rubihomberamo cyane kurusha Burundi, cyangwa se ni Burundi cyane ahubwo rubihomberamo? Iyo witegereje ukareba, ubisesengura ute Dr. Ismail? Bakoze, ntabwo ndajya kure na twebwe icyo duhomba, icyo twahombyemo nk'abanyarwanda n'abavandimwe bacu b'abarundi, wagira ngo bari kubohozwa, batazi ibiri kuba ibikorwa n'ubuyobozi bwabo. Twe turahomba abarundi nyine b'abavandimwe. Naho nitujya ku bukungu, ufata u Rwanda n'Uburundi. Uburundi buriya buturutaho kilometero kare 1000, turi 26, bari 27. Numva igihugu twe turi miliyoni hafi 12, ya hafi 13, bone nka miliyoni 12. Nitujya kuri GDP tuvuga ku muturage amafaranga yinjiza, Umurundi yinjiza 240 ingahe kuri dolari, twe twinjiza umuturage yinjiza 800. Ubukungu Rwanda cyangwa se ibicuruza u Rwanda rwohereza hariya mu Burundi tubikubye inshuro 10 na zingahe. Ni ngo nta na miliyoni 2-3 z'amadolari binjiza hano, twe tugeze muri 27 na 30 hagati aho z'amadolari. Ukambwira siko turahomba iki? Indagara cyangwa indagara perezida yirwa wo Burundi yaducyuriye ejo bundi. By the way, hariho n'igihe yibeshya ko
abanyarwanda barya indagara burya wanababarera ku ntoki niyo avuga ngo batwinjiriza amasamaki bakaduha isambaza dufite muri za Rubavu hariya akaba twinjiriza ibindi naho gucyurira abantu indagara n'aya masazi yirirwa avuga nizera neza ko habaho no gusuzugura cyane hariya byose birababaje cyane kubwira umunyarwanda ngo indagara hari ikintu yavuze ejo bundi kiranansetsa ngo ari muri Kongo Kinshasa abwira urubyiruko erega nari amagambo burya azanamukoraho arangije abwira urubyiruko ngo twarabafungiye ngo tumaze kubera ko imyaka 2 tubasaba ko twagira amahoro Burundi ari bavuga ngo Burundi budusaba ko twagirana ibiganiro ngo noneho turazimba turangije ngo amaze gufungura umupaka ngo abanyarwanda twirukirayo tujya ngo hajya kuri amazi yaheye Tanganyika ngira ngo haye ko yabivuze kuri ya bice ya Tanganyika ese azi ko dufite Kivu na Burera na Ruhondo ahangaha abantu barwanira kuza gusura nyamara muri make ubwo urumva icyo nashaka gutebya rimwe na rimwe hari igihe tunagerageza dutebye tutababara tukanavuga n'ibitavugwa ariko inguni zose urajyamo tujye muri Egide yabivuze neza avuga ibyerekeranye n'ubuzima ira health sector mu buzima mu Rwanda mituweli ikoreshwa n'abantu bari hafi 80 na kangahe kwijana kuzamura i Burundi ni hasi 20 nta na 20% baragira mituweli abantu bavurwa malaria u Rwanda babonye imibare y'ubundi yagaragaje abantu bapfa bishwe na malaria mu Rwanda mu ntambara twarwanye bose igeze hafi kuri 35 abantu 35 bagiye rimwe kabiri gatatu i Burundi abantu bicwa na malaria ubwayo iri hafi kuri 60 ngahe kwijana twe mu Rwanda twayishyize hasi icyo nshaka kugaragaza no kwereka ngo tunakompare n'u Burundi ibyo ari byo byose wenda bafite uko Kisekedi yababwiye nizera neza ko abarundi bagomba guca bugufi tukabana ko nitujya no mu mibare iravuga ifaranga ry'u Burundi n'u Rwanda muzi ko u Burundi ifaranga ry'u Burundi rivunjwa hafi 2.3 y'amafaranga y'u Rwanda so nizera neza ko Egide yabivuze neza ikibazo ubuyobozi bw'u Burundi bufite ni icyo twita jalousie ni ukuvuga ngo ipfunwe no kubona by the way baruzi ko buriya mu mwaka wa 2000 na kangaho Burundi bwari buturi imbere ubu Burundi ubona buriye Rwanda rwari hasi y'u Burundi so urumva rero uwo mujinya wo kumva abantu bumva ko gukora kw'abanyarwanda aho u Rwanda rugeze igihe kirageze ko dusubira ibintu tukumva tugasubira ku mateka abarundi bakumva ko ntacyo twagombye kuba dupfa nta n'uwakaduteranije abo bayobozi birirwa bashaka Egide bivuze neza avugaragaza done ukubona ko mu Rwanda isuku ihari ese Burundi harabura iki abantu malaria turwanya ese Burundi twe turabura iki ko bose bari abantu ntacyo baturushije icyo buraba bavuga nkumva rero igihe kirageze ko ibyo bintu by'ubwana n'ubujiji bugomba kuva hehe abarundi bagafata ya mbere tugafashanya kuko ntacyo twakunguka mu by'ukuri wari uvuze ngo niki duhomba ndakurahiye ngo ntacyo twakunguka niyo twagira amamiliyari n'amamiliyari tugakita ifaranga abarundi bameze nabi ntacyo u Rwanda rwageraho ntacyo abanyarwanda twageraho abarundi bari mu bibazo ni abaturanyi ni abavandimwe icyo tugomba kukimenya nk'abanyarwanda ariko se bo barabizi ntabwo ngiye kujeneraliza cyangwa migire birebire niringira neza ko nawe abenshi ntibamumereye neza wabonye ejo bundi abepiskopi inama bagize uburyo batangiye kumubwira ishyaka ritavuga rumwe n'abandi mu bayobozi muri kiriya gihugu ibyo bamubwiye ko niyo wagira n'ibibazo n'u Rwanda ese gufunga umupaka nicyo kiruka uri bukwamubajije ateze ko ufunga umupaka ntiwirukane ambasade yabo ibyo ushaka kutubwira ni ibiki so ndashaka kwereka ko ibyo ari byo byose twe dukeneye abarundi abanyarwanda twebwe tuzi ko twahomba nta nicyo twageraho tudafite abarundi ibyo ndashaka kubivuga muri kukubwira ngo nta mahoro nta n'umutima mwiza waba ufite ni nko kuba uri umukire ugatura muri etaje ya 5 umukene umuturanyi wawe imvura imunyagira imugira kandi ntumenye ko nawe ubwawe ashobora kukurimburira ibyo ugezeho bitewe nuko ashobora kubyara abakuhangana ashobora kubyara abagutesha umwanya ku buryo niwinjiza imodoka Mercedes Benz winjije mu rupangu ashobora kwimena ikirahure so reka rero tufatanye mu rwego rwo guhindura ibintu ni nacyo nyakubahwa perezida wa repubulika mu magambo ageza kuri
ku banyarwanda no ku bandi ni ukubereka ngo nyabuneka abanyarwanda ntituzire ko dukora, ahubwo tuzire ibyiza tuvanamo tubibasangiza. Abarundi rwose twicaye hamwe tukaganira nta kibi twagize, nta kibi twagapfuye. Ku byerekeranye rero n'ibyo byose imibare irivugira rwose. Bwana Muhumuza, buriya iyo umuntu yambara urukweto ibice 40 n'uwambara ibice 35 nawe wisubize ntaho biba bihuriye. So ugomba rero nibambare urukweto rubakwiye, nk'uko natwe tutigira dushaka inkweto ya 45. Buri gihe abanyarwanda icyo turwanira ni ukwambara inkweto dukwiye mu gihe kidukwiriye. Naho ibyo Burundi rero gushaka kugira ngo bwambare 40 butaranagera no kuri 32, nirengera ko urwo rukweto ruzajabuka nibibeshyaho gatoya, kuko ni nabyo ubona iyo atangira kurwana ngo inohereje ingabo zimwe zigiye ku ruhande zo gufasha FARDC, izindi zigiye gufasha East Africa, ari nawe umuyobozi wayo, yanarangiza bakirukana za ngabo ahari ari we wari umuyobozi. Biteye isoni n'ikimwaro niba koko amagambo yirirwa avuga nk'umupanafricaniste, nk'umunyafrika, nk'umuntu ukunda Afrika, nk'abanyafrika n'abandi, yagombye kutagirana ibibazo natwe nk'abanyarwanda, ahubwo akaza tukicara tugakorana. Kandi hari ibintu byiza byavamo tubananye n'igihugu cy'u Burundi. Naho rero kuri iyo ngingo nakubwira ngo rwose hari ibintu bitagereranywa rwose. Je suis désolé, ntabwo najya muri byinshi. U Burundi nabo barabizi impamvu ya biriya byose. Yego, urakoze cyane Dr. Ismail. Hanyuma tugana ku musozo, Bwana Egide Ruhashya, umuntu ashobora kwibaza ngo amaherezo y'ibi bintu nubwo ntawe umenya ibizabe ejo, ariko umuntu ashobora gusesengura ni ayahe? Hanyuma si ubutumwa ku bumva ururimi rw'ikinyarwanda, si abanyarwanda gusa, harimo n'abarundi, harimo n'abakongomani, bukwiye kuba ubuhe? ngo ndavuga cyane cyane ariko abaturage b'ibi bihugu byombi. Dusoza, iyo urebye, reka wenda mbere ku baturage b'ibihugu byombi, abaturage b'ibihugu byombi iyo urebye cyane abanyarwanda twebweho nta n'ikibazo kindi dufite, nta kibazo gihari. Kuba gusa abantu badashobora kuba libre mu byo bakora, kuko nk'uko Dr. Bukanani yavugaga, ubundi igihugu cy'u Rwanda nta hantu kizigera kijya. Igihugu cy'u Burundi umunsi umwe ntabwo kizavuga ngo reka ubwo ntakunze kubana n'umuturanyi w'u Rwanda, reka njye nimuke nigire gutura aho ahari Afghanistan, none Afghanistan reka izahangaha. Ntabwo ibyo bizashoboka. Tuzakomeza tubane, tuzakomeza dukundane abaturage ku baturage. Gusa urumva ko habaho kudahahirana, urumva ko hatabaho gusurana nk'uko bisanzwe. Buriya hari ukuntu ibi bihugu byombi abantu barongoranye, hari ukuntu abantu basangiye, hari ukuntu babanye kuva kera. Ibyo byose urumva bihita biba ikibazo. Iyo bitewe rero n'ubuyobozi, ngira ngo uzi igihe cya Pierre Nkurunziza, buri wa gatandatu habagaho ikintu cyari kimeze nka mobilisation, cyahoraga gituka u Rwanda, bavuga ko bazatumesa, bavuga ko bakoreshaga amagambo, ariko bikabaho buri wa gatandatu. So igihe cyarageze rero, icyo gihe kirashira, hanyuma ni nako twabonye n'umupaka ufunguka. So bitewe rero nanone n'ikiba cyateye uwo muyobozi gutekereza atyo agakora igikorwa nk'icyo ngicyo, igihe kiragera, kuko burya nta kintu kizi kurangiza ibibazo nk'igihe. Igihe burya nicyo kintu cya mbere kidekanta ibintu. So hariho kuba bashobora kumurezona bakavuga bati ariko franchement, kuko sinibaza gukura igihugu kiba kiri weak muri economy hamuka nifungirana. Urumva hazabaho ibintu byo kuvuga ngo reka turebe icyashoboka, swat habaho kwigarura, swat diplomasi ikore. Ariko ikiri cyo niki nuko abanyarwanda twebwe nta kibazo gihari. Abanyarwanda bazakomeza bane n'abarundi. Abanyarwanda bajyaga bahahira, hari ibyajyaga i Burundi cyangwa hari ibyavaga i Burundi, bazashakira ahandi. Iteka habaho iyo burya
membrane imwe iyo ipfuye, urumva hari indi ihita yidevelopa, urumva. Uzarebe umuntu ugize ikibazo cyo gucika amaguru, uzarebe ukuntu amaboko yahita amera, amaboko yahita aba manini cyane kugira ngo amufashe, niba ari ugutambuka atambukisha ya maboko. So abahahiraga hariya bahita bajya ahandi, kandi ugasanga nta kintu kihabuze. Umuntu akavuga ati okay, ibyavaga i Burundi ni ibihe, byanganaga iki, ese nta handi byaboneka, urumva. Noneho hakabaho icyo kintu cyo guhita umuntu adevelopa ibyo bindi. Hanyuma wenda umuntu akaba yavuga ngo bizageraho bigende bite. Muhumuza, tugira igihugu kidutekerereza cyane, dufite igihugu kiri imbere cyane mu buryo bwo gutekereza, ku buryo abanyarwanda turi abantu bagira amahirwe. Dufite abayobozi batekereza kure, batekereza imyaka myinshi imbere, ku buryo ubu ngubu ibyo babitubereyemo, ngewe byo nabivuga ahangaha nk'umuntu nkaganira hano, ariko abayobozi ubu tayari icyo kintu baba bagifite, baba bakiga, baba bazi uko bizagenda. Nge rero nabirekera ba nyirabyo, nabirekera ababishinzwe, nabirekera ababifite mu nshingano, kugira ngo babiturebe icyo nzi cyo, batugerera kure hashoboka, kandi bakabikora neza. Reka rero aba ari uko birangiza, nizera kandi ko bizagenda neza. urakoze cyane. Hanyuma Dr. Ismail Buchanan, mwebwe murabibona gute, niki mwasorezaho tugana ku musozo? Urakoze. Bizagarukira he? Igisubizo naguha, bizagarukiraho tuzabana n'Abarundi nk'uko twabanye mu 1700, mu 1800, mu 2000 kugeza 2024, kazamo 15 kazi utubazo ibi byo kumva ko babyuka mu gitondo bakakangarana, ngo nagusubiza mu ijambo rimwe ngo imyaka 30 abanyarwanda banyuzemo, imyaka 30 y'ibibazo bitandukanye abanyarwanda bagiye bagira irahagije kukwigisha no kuguha isomo. Aha rero nkumva ko ibyo ari byo byose nakubwira ngo abanyarwanda twe dukomeze imihigo, ibintu biroroshye. Icyo si ikibazo nkuko na yarabivuze. Ubuyobozi dufite ni ubuyobozi bureba kure, ni ubuyobozi iyo umuryango umwe ufunze undi urafunguka. Uburundi bwafunze umupaka, ariko Guinea Conakry ejo yarari hano. Uburundi bwafunze umupaka, Mozambique perezida wabo yarari hano. Ubwo rero urumva igisubizo ndi kuguha ni ukukwereka ngo nkuko na Jide yarabivuze, abanyarwanda twamaze kumenya bigenda bite, ufungura robine nawe uyifungura, tuba tuzi uko bigenda. Ubutumwa rero n'ubuhe? Ubutumwa natanga buroroshye. N'abanyarwanda bene wacu, nimwicare mutuze, mukore ku buryo igihugu aho turagera ntabwo hashimishije, ntabwo turahagera. Aho tugeze ni heza, ariko turashaka iki? Ko twagera hashimishije kurushaho. Icyo ndangirizaho ni icyerekeranye Abarundi. Ni iki ngiki: Abarundi b'abaturage b'u Burundi nibumve neza ko icyo abanyarwanda bifuriza ni amahoro, ariko ku bayobozi b'Abarundi nimutangire mukube kabiri ibyo mutekereza, ejo mutagwa muri wa mutego mushukwa n'abo baturanyi bafite kilometero kare hafi 90 na zingahe zikubye Burundi n'u Rwanda inshuro 1000, bibwira ko kugira igihugu kinini ariko kugira ubwenge buruta ubw'abandi. Hari abantu bumva ko kugira umutwe munini ariko kugira ubwonko butekereza kuruta abandi. Aho rero navuga ngo igihe kirageze ko ntabwo kuba ku isi bisaba ubutumburuke bw'igihugu, kuba ku isi bisaba kwihangana, kumenya uwo uriwe, kugira intumbero no kwishyira hamwe, ariko ugamije ubumwe bwabo mubana mu mahoro
no gutera imbere. Iterambere rero ntabwo tuzarigeraho ku bayobozi bameze batya. Iterambere ntabwo tuzarigeraho ku bayobozi bafite imyumvire ya gikoroni, imyumvire igayitse imeze kuriya y'inda ndende. Abenshi muri bo urabizi ko benshi hariho n'uwabivuze ejo bundi agaragaza ko kuzuza umufuka bakumva za ruswa zabamunzwe, bakumva ko umufuka umaze kuzura bakandamiza abandi. Icyo gihe cyarangiranye na za 50. Iki gihe tugezemo muri kino kinyejana ni tekinoloji. Iki gihe tugezemo muri kino kinyejana ni ugukora, ni ukwiga, ni uguteza Afurika n'ibihugu byacu bikajya imbere. Nubwo butumwa numva natanga, ariko asoza mvuga ngo uru Rwanda mureba aho rwavuye, aho rugeze n'aho rushaka kujya, uzakinisha kuvuga ngo arusubije inyuma cyangwa ngo arenze na santimetero, abenshi bakunda kuvuga ngo ni iterabwoba, abenshi bakunda kubifata nk'amagambo. Reka mbishyire muri rwa kontekste n'umukuru w'igihugu yabivuze. Ntawe uzamenya aho imbaraga zivuye, kuko icyo tuzaba turwanira ni ubusugire bw'igihugu. Aho rwose ntabwo u Rwanda tuzarwana intambara kubera amagambo abantu bateranye. Intambara tuzarwana ni iy'inzara, ni iy'ubujiji, ni iy'ubukene, ni iy'ubushomeri. Izo ntambara abanyarwanda twitariye kuzirwana twikubise tuvuye inyuma. Ariko intambara yo kuvuga ngo ufashe na santimetero ubujije umutekano umunyarwanda, ntabwo uzamenya ikigukubise aho kivuye. Ngubwo ubutumwa nakwihera. U Rwanda ni amahoro, u Rwanda ruragengwa, imipaka irafunguye ko ari we wese. Kushaka amahoro abanyarwanda turi tayari, ariko ushaka intambara nawe kandi igisubizo kirahari. Urakoze cyane Dr. Ismail. Reka rero mwe mwese mwari mudukurikiye, abari badukurikiye kuri One Nation Radio, ijwi rya diaspora, ndetse no ku Gicaniro TV, tubabwire ko aha dusoreje ikiganiro kuri wacu cya none. Twagarukaga ku mubano w'u Rwanda, u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwumvise abasesenguzi turi kumwe uko babisesenguye, ariko kandi namwe ntabwo muhejwe. Mushobora kuduha ibitekerezo byanyu aho hasi muciye muri comments, mukatubwira uko mubibona. Hanyuma ariko kandi niba uri na mushya kuri mwe muri izi YouTube channel, ushobora gukanda subscribe aho ngaho kugira ngo nawe umwe mu bagize umuryango mugari w'abadukurikira. Mwakoze cyane kudukurikira. Reka nshimire cyane Bwana Egide Ruhashya, umuyobozi w'Igicaniro TV, twavuganaga ari mu gihugu. Wakoze cyane Bwana Egide kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane Muhumuza. Nshimire One Nation Radio. Ndashimira Dr. Bukanani twabanye mu kiganiro. Nshimire namwe mwese mwadukurikiye. Murakoze cyane. Twari kumwe kandi na Dr. Ismail Bukanani, akaba ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba ndetse n'impuguke muri politiki mpuzamahanga. Twavuganaga ari mu Rwanda. Mwakoze cyane Dr. Ismail Bukanani kwitabira ubutumire bwacu. Urakoze Muhumuza, ndagushimiye, n'abadukurikiye ndabashimiye cyane, kandi koko dukomeze imihigo. Reka nshimire na Bwana Egide, kandi reka dukomeze natwe intambara yo kugira ibyo duhindura. Wenda icyerekezo tujyamo ni cyiza, kuko tugomba kubaka igihugu kibereye abanyarwanda ndetse n'inshuti zose z'u Rwanda. Nkumva ari byo nagiraho. Ndabashimiye cyane. Murakoze cyane mwe mwese rero mwari mudukurikiye. Reka dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza no kuzagira icyumweru gishya gihire, mugahaha mukaronka. Naho ubutaha.